nimba Gitwaza atatongana na Serenge akamuha agatuta akavuga ati Serenge yajyaga Imana imutumye, uranyumva neza? Wa mupasitoro wa undi nkunda cyane yitwa Ndedi, urya nkunda cyane umudamu oyo. Yewe muhanuzi ngwino mbariza Imana ifaranga. Ego sha ngwino usengera umwana wanje ntago bimeze neza ifaranga. Abasatuzi umwuka w'abasatuzi tumaze habana bavuga butumwa twaza kuza tukavuga ngo mbere yo guhaguruka yego mubanze mushaka imodoka yitwa nde, reka mugwendere kumuze. Ntabwo bashyira Adrian uvuga ibi bintu bimeze bityo, bimeze nk'umubirizi bisharira, sibyo ntuza ari gutwika, ntuza nyine ingwe inkuru za Bowazi twaba twazisize wowe tukashyira Adrian ubu twasiga inkuru za Pastor Claude na Mama Sharirere tukabona ko bavuga neza na Ezekiel na Karosi na Justin, abo bantu tukabareka we ngo muratumira Adrian, ngo mutumeze gira inshuti mutumire ngo muretse nizo ngorane ko Imana yaduhaye ahantu ho kuvugira ibyayo, tukaba dusigaye twarahagize segasha, twarahagize ikibuga kirimo umucanga, kandi ari ahantu Imana iduhaye kugira ngo dukubire abanyabyaha. Ubundi hano twe tugombye kuhakubira abanyabyaha baroje bose wizeye Imana, ubundi tukababwira bakihana n'abandi bameze kabo, abantu imitima yabaye amabuye, abakomerekejwe n'abapasitoro. Hari umuntu wambwiye ati ariko rero uriya mugabo yarakomeretse, kandi koko yarakomeretse. Iyo urebye ari imvugo umuntu avuga ukumva ni ibikomere bigenda gusa, hari inyigisho umuntu abwiriza ukumva ni ibikomere gusa bigenda gusa. Iyo tubwiriza abantu tukababwira ko Imana ari inyembabazi, tuba tubwiriza ibikomere gusa, irica kandi gakiza, niko Hana yayivuze. Igitabo cya mbere cya Samweli ibice 2, irakenesha igakenura, ibyo ugomba kubimenya. Ikura ku cyavu igashyira hejuru, igomba kubimenya. Ugomba kumenya ko ari Imana itanga amahoro kandi ikanayimana niyo yabishatse. Ugomba kumenya ko ari Imana yimana amazi, ukamenya ko inayatanga. Ugomba kumenya ko yayatanga kubika isi, yanashaka yimana. Iyo ni Imana n'imbaraga zayo. Ariko iyo twigishije urumva none tukabwiriza ibikomere tukageraga abantu bari mu mwuka, noneho urumva uwo muntu mugade ubuse ngewe ugira ngo nanjye ntabwo bajya bapfa kuntumira. Barambwiye ati ibintu byawe uvuga birakakaye, hari n'ukubwira ati inama zacu ziracyari ntoya, atutazihahamura, atubwira abantu iby'ururutse imitima ukagira ngo iyo mitima niyo wayihanitse. Ni umuvugabutumwa, ngomba kubabwira bariya abanyabyaha bose bayobora, nkababwira ngo muri kwibeshya ijuru ni mwihane. Mushumba nawe akavuga ati Imana irabakunda, ni mwihane, akabihanishiriza mu rukundo. Ariko ntabwo bikunda, ubwo se twabibwirizaho icyacumi kikaboneka n'amaturo. Kandi disi urebe ukuntu abantu bataye umurongo. Iyo umuntu afashijwe ntiyakorera Imana neza. Hari uwambwiye ati wowe urabwiriza ariko nta modoka uzabona, nta na moto uzabona, nta n'ikibanza uzabona, uzaguma gutyo muri ubwo ngurwo. Ati kubera ko ibintu uvuga ntabwo byatuma abantu bagwitura. Ati ntawe uzi kuhanura, ntawe uzi kubwiriza. Yewe ndabaga ntimuzabimenye, Imana izabimenya kandi Data wa twese yarabizi, yamamagaye ibizi, n'umamagaro yangeze mirawuzi. Yewe hari n'abavuga ariko umuntu abwiriza amagambo ameze gutyo, ati wari umusambanyi. Ntabwo nari umusambanyi, umugore wanjye ni madamu nzi wenyine. Uzavuga ko ari uwundi navaje azazi, avuga ati dore nimba ijuru tuzajyamo harya ryariye Gasogi cyabaho. Ijoro rya Gasogi n'irya Kamonyi, nimba ariho tuzajyana abantu ntabwo mbizi. Ariko nimba ari ijuru rya Yesu ntabwo mbizi. Ikimenyetso kigaragaza cy'uko ufite urukundo, cy'uko ukijijwe, Bibiliya avuga ngo nuko usura bene so, nugukundana, ingeso nziza ukazongeraho kumenya ukabyongeraho kwirinda ukabyongeraho gukunda bene so. Ibyo bintu byose ntabyo dukora, turarwana, turasebanya, turagambana. Rero muri twese buriya harimo abakozi b'Imana, hakamo n'abasatani. Niyo mpamvu tutazahuza rero. Ariko uziduhuje umuriro wakaka cya papa mu Rwanda turimo nta musambanyi wabaho. Uyu mwuka w'abatinganyi tumaze ukaba ugiye gutumarira abana b'abakobwa, aba basaza basigaye barabaye ibikuzi by'amenyo, bisigaye bisambana n'abana byibyariye, ntabo twabona. Ariko se tugomba kwiyemeza, kandi uzarebe ngo usobanurire abatubuza, uzarebe ukuntu bahuza. Umutima wanjye uragukeneye mwami,
Yes, reka ngusubize nkwifuriza ibihe byiza aho uri hose, aho uherereye hose, aho ugiye kureba ikiganiro uherereye, nkubwira igitondo cyiza, igicamunsi cyiza, umugoroba mwiza bitewe n'isaha uri cyangwa se isaha ufunguriye iki kiganiro. Ndi Mugisha kuri mikoro nk'ibisanzwe. Uyu munsi dushimye Imana yo yatumye turamuka, yo yatumye twongera kugaruka mu biganiro turi bazima, tubyuka tuvuga tureba suko turi ibindi biremwa bitari nk'abandi bafite ibibazo, ahubwo ni imbabazi z'Imana cyangwa se impuhwe zayo. Twagira umugisha rero nanone wo kwakira umukozi w'Imana mu buryo busanzwe, Adiriye Habarurema. Yego. Habari zako? Mzuri. Uko bye? Ndiko bye. Uko bye kwa Bwana? Ndiko bye, mimi nashukuru Mwenyezi Mungu. Yes, mbonero gusuhuza bien. Mbonero gusuhuza abantu bose batumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Abantu bose wenye banatezama hii TV Musaruzi TV, tunabasalimia bandugu ba Bukavu, ba Goma, ba Kinshasa. Nta kuntu twagakora caption umuntu utumva Ikinyarwanda akajya ahita abona ibyo tuvuze mu Cyongereza cyangwa se mu rundi rurimi. Wumva se? Tuzabyigaho. Dusuze abantu b'iwacu b'Abanyamurenge, abantu baba hanze y'igihugu cyangwa se abari mu Minembwe cyangwa se n'ahandi hose hagiye hatandukanye mu bice biherereye hanze y'igihugu cyangwa se hafi y'imipaka y'u Rwanda. Abantu bose bari Australia, hanze ibihugu tutagiye kurondora byose, Imana ibaha umugisha. Tubashimiye rero kuba mwarakoze subscribe, kuba mwarahisemo gukurikirana Umusaruzi TV. Abandi banyarwanda bo kutabasoje nabivuze abarundi abantu bashinga ntahe yego bose turabasuhuje. abandi abigeme ugwaruka n'urubyiruko, abajejwe amategeko, ariko abashinga nahe biba byumvikanye. Abashinga nahe ni abagabo, abakenyezi ni abagore, ugwaruka n'urubyiruko, abajejwe amategeko ni abakuru b'amategeko cyangwa abajya amategeko. Dusuhuze na Roger, Uwizeyimana Roger, umuntu ufite impano yo gutukana. We love you so much. Reka tumubwire ko Yesu amukunda. Mu bantu Yesu yapfiriye n'Uwizeyimana Roger arimo. Abantu batabizi, Roger n'umuntu ujya mubona utukana muri komite z'Umusaruzi TV. Dusuze umuvugabutumwa wese cyangwa se umupasiteri cyangwa se umushumba cyangwa se umuprofete udukurikiranye aho uri hose, Yesu cyangwa se amahoro y'Imana abane nawe. Abashumba bose n'abashumba badushumbye, Imana ibaha umugisha. Mu biganiro byacu n'ibisanzwe rero dutangira n'isengesho. Reka twanzike. Urakoze Yesu kubyumvise, kuko duhaye umwanya mwiza kugira ngo tuvuge kandi dukore icyo waduhamagariye. Iyo tukuvuga tuba turamya, time to worship time, isaha yo kuramya Imana no kuyihimbaza mu buryo bwuzuye. Tukavuga Imana ibigwi byayo, tukavuga imbaraga zayo, tukavuga Imana itembesha imigezi mu kidaturwa, tukavuga Imana yaremye Adiriye Karemana Mugisha n'undi muntu wese dukurikiranye mu ishusho ryayo. Nta muturanyi bajije, nta nshuti bajije, nta n'ababyeyi Imana ibajije. Igihe nari mu nda ya mama ntawaruzi imibereho yanje, uko nzabaho ryari ibanga ry'Uwiteka Imana ikomeye. Wari dufite mu bitekerezo imisiza n'imisozi bitaratangira kuremwa, Imana yari bifite mu mugambi wayo ko tuzaba turi abo tugomba kubabo. Urakoze kubyumvise. Igihe umuntu wese ugiye kurikirana ubutumwa bwiza, Mwuka Wera bane natwe. Amen. Tugarutse mu biganiro. Iyi minsi turi guhugura no gucyaha twifashishije amagambo aturuka muri Bible, Bibiliya yera. Aha muntu usizera Bibiliya buriya nimba banahari babamo batayizera ariko bemera Imana. Reka tubasengere nabo, turaza kubasengera Imana ibayobora inzira nzima cyane. Tumaze iminsi tuvuga ku rukundo mu bakristo, tuvuga amakimbirane mu bakristo, ikibazo cyugarije abakristo muri rusange n'amatorero n'amadini. Ese uyu munsi bahagaze gute? Nawe ubwawe wumva usenga nimba uri umukristo, kuko abantu benshi badukurikiranye n'abakristo, icekinga ubwawe cyangwa se wibaze uko umeze cyangwa se uhagaze mu murimo w'Imana. Umunsi rero ndagira ngo ngaruke ku bantu, wenda ntitubashima kuko ntago gushima abantu si byiza, ariko hari abantu tuzi ko babana neza. Bushize twavuze ku babana nabi,
bizosoma n'imirongo ya Bibiliya bibyerekana, ariko hari n'ababana neza. Kandi nabo hari imirongo ibavugaho Bibiliya. Yego, tujye tubona abapasiteri bo mu macaci aya ngaya abantu benshi bakunda no kwita y'inzaduka. Ako ntuzongere kuvuga mu macaci ngo kosore nubwo uri umunyamakuru. Namukize. Caci bisobanura urusengero. Ariko nabo ko bayita. Uba wahinduye ururimi. None se tugume tureke ubuyobe bukomeze bugwire cyangwa tugomba gukura abantu mu buyobe uko babyita. Oya ubwo n'ubuyobe ni impamvu. Ikimenyimenyi umuntu wese. Impamvu y'umuvuno wo kurya ntago ari impamvu ya Yesu. Oya. Impamvu babyita amacaci nyine ni ukugira ngo bumve ko bayobye kandi nabo ni caci. None se ngubaze gatoya. Uranzanye. Ngubaze gato. Ngubaze. ADPR yaduka abakatolike bavuze ngo iki? Nzaduka. Bavuze ko ari nzaduka. Ubwo nabo yari caci. Yego. Methodiste yaduka? Nzaduka. Anglikani? Nzaduka. Urakoze cyane. Ubwo se none se ubwo ni iki? Ubu se? Oya bo ni iki ubu? Izo nsengero uvuga bo ni iki? Zaramenyereye. Caci nabo ni kanisa ni urusengero kurundi. Nge ntago nzabyemera. Bose bamwe harimo abantu bahamagawe n'Imana bari gukorera Imana, harimo abantu bihamagaye, harimo n'abantu bahamagawe n'abavandimwe babo. Imihamagaro ni 3 no kuri YouTube. Impamvu yatumye dushinga YouTube channel, hari abantu bazanywe n'Imana bagezemo hagati baratana, itorero ryubakiye ku nkingi enye n'indi ya 5. Hari icyo bita meme. Yego, mukuru wa meme, umusumba byose, umukubita rukoko, nyangufi nyirazo. Bamwe yabahaye ko bavuga butumwa, abandi bakuba bashumba, abandi bagira abigisha, abandi bagira abahanuzi, abandi bagira abarimu cyangwa yego. Ni inkingi eshanu idini ryubakiyeho. Na pareditorero rya Kristo. Ari nabyo tukunda kubona mu madini ari lokale. Rero ishatse kuvuga ngo ntago numvikana nayo kabisa. Ishatse kuvuga ngo nzaduka ngo neglise bose ko neglise lokale ubundi. Amadini yose tubona mwisi na amaglize lokale. Uretse yes. Baba araba bita ngo nureba ibintu bavuga ngo itorero ngo rya reka tuvuge ngo Pentecote, itorero rya Pentecote ADPR. Ntago ari byo, ni idini. Iyo tuvuga ngo Assemblée de Dieu, itorero Assemblée de Dieu, ntago ari byo. Naryo ni idini. Iryo twita ni biye bindi. Kiliziya Gatolika bavuga ngo ni idini ya Kiliziya Gatolika. It's fine. Nibo babyujuje n'abayisilamu, abandi bose ni umuvuno. Sawa. Ubwo n'abasilamu n'abakatolika nibo babyujuje. Nzakubwira uburyo itorero rihinduka idini n'uburyo idini rishobora guhinduka itorero. Bese bibaho, birakunda, tuzabivugaho. Ngaho mbaza icyo cyakubaza. Ndi nashyushye ariko nashaka nkubwire nyine ijambo warumbwiye ntago ari byo. Kuba abantu erega kuyoboka idini ntago twayobotse Yesu. Kuba abantu twakuyoboka ntago bivuze ko twayobotse Kristo. Kandi kuba abantu bayoboka Kristo ntibivuze ko twakuyobotse. Kuba byenda waba ugikuzimu cyangwa ufite iyo myuka mibi cyangwa utwika ugakongora ukavuga ko uri ufite fire, abantu bakakuyoboka ntibivuze ko bayobotse Yesu. Iyo mpamvu rero tubyita lokale. Lokale ni iki? Eglise lokale. Eglise ni urusengero, sibyo? Lokale ni ikintu gishobora kuba cyatakaza iki? Karite cyangwa umwimerere, sibyo se? Ikintu kiri lokale. Rero ariya yose ni amadini lokale. Donke byenda nimuzandumire, ariko ndabizi ko harimo abantu bapfuye nkanjye bazandumira. Bitabye Imana ku munsi wa Pentecote wa 50. Intumwa zitabiye Imana zitarapfa. Bahamagawe nka diriye. Babita abahanuzi b'ibiharamagara n'abavuga butumwa b'ibiharamagara n'abashumba b'ibiharamagara. Bene abo ngabo ntago bagaragara. Itorero rya Kristo riri mwibanga. Umuntu w'Imana bamwibanga mu gisha. Umuntu w'Imana ntagaragara ko yambaye imisaraba. Umuntu w'Imana ntagaragara ko yasirimbye cyane. Umuntu w'Imana ntagaragara ko yavuze ngo rikoriya mamando shakariya baba. Umuntu w'Imana ntagaragara kubera ko ari intyoza mu kuvuga. Ntabwo umuntu w'Imana agaragara ko afite impano yo gusengera abarwayi. Umuntu w'Imana babyita itorero riri ecclesias. Ecclesias bitakujamo bita eka. Abahamagawe eka. Eccles ni muze na gace k'abantu baba mwisi. Ariko sabisi
ayiwe mbabarira munyamakuru we. iriya myuka ituruka muri Nigeria bavuga abakozi b'Imana bajya kureba wowe urayemera? iriya myuka bavuga kandi bajyayo nyine gusumba nayemera ahubwo ndayirwanya. iriho se koko? uranyumvira nawe ra iriho cyane mu madini ahubwo nibyo byeza. mu nsengero cyo tubona abantu ngo bafate bafaya babita bafaya bagakubita bazimu bakica kandi ngo bafaya harimo udutwikoshaho bosegera ntago ari bya bindi tuzavuga kuri escroque iyo abantu bagira abakomisiyoneri mu madini. noneho reka iyo myuka uvuga ibaho reka nkubwire mbigusobanurire. yego jya muri Bibiliya ariko banza usomere iri jambo riri mu byakozwe n'umwuka mbe urahazi n'intumwa. yego ni byakozwe n'intumwa ibice byaho 12 umurongo w'icumi. byakozwe n'intumwa unsomere na Korinto. byakozwe n'intumwa kubona ibyahishuwe ibyakozwe n'intumwa mu isezerano byakozwe ibice 10 umurongo umuje 12 umurongo wa 10 na umurongo w'icumi. banyuze ku barinzi umurongo w'icumi. byakozwe n'intumwa ibice 12 umurongo w'icumi. banyuze ku barinzi ba mbere no ku ba kabiri bagera ku irembo rikingishijwe urugi rw'icyuma rijya mu murwa. rurabikingurira ubwarwo barasohoka banyura inzira imwe. uwo mwanya marayika amusigaho. Petero agaruye umutima aribwira ati noneho menye iby'ukuri yuko umwami Imana yatumye marayika wayo. urakoze ngo nsomera n'urwandiko rwa mbere rw'Abikorinto ibice 5 umurongo 8. umurongo w'8. Abitesalonika sore ari ngiye mu Bakorinto. urwandiko rwa mbere rw'Abitesalonike ibice 5 umurongo 8. ibice 5 umurongo 8. haragira hati ariko twebweho ubwo turaba abamanywa twirinde ibisindisha twambaye kwizera n'urukundo nk'icyuma gikingira igituza kandi twambaye ibyiringiro byo kuzabona agakiza nk'ingofero. murakoze noneho wari mumbaza ngo si byose ngo mbese nanjye ndabyemera. wabuzi amakuru y'umugabo bita Simoni w'umukonikoni. Simoni w'umukonikoni ni umugabo wari umupfumu. nkurikirana yego yari umupfumu. amaze kuba ari umupfumu yarapfumaguranaga nyine cyangwa yarapfumuraga. uyu mugabo abonye impano z'Imana abona n'ibindi Imana iri gukora. Petero na Yohana bari gukora ibitangaza bari gukora ngo yiga kubatizwa. ekute noneho ngagiye kubatizwa arababwira ati mbe ndabaye iki kugira ngo nanjye mumpe ibyo biguzi. na amafaranga ngahemba kugira ngo nanjye mumpe kuri izo mari z'Imana. Kefa aramubwira ngo musigeho ntabwo impano y'Imana igurishwa. dufite rero abantu bagiye kuzigura impano z'ibicurano ba Simoni b'abakonikoni barahari. rero ndabyemera bibaho. ntabwo usujya ubona umuntu agira gutya ngo nk'uko urutoki rumeze gutya umuntu akizinga nk'inzoka atari amaboko. nyamara Yesu yaravuze ngo tubarambikeho ibiganza. abarwayi Imana yatubwira ngo tubarambikeho ibiganza ntabwo itubwira ngo tubatungeho urutoki ariko twarayobye inzira. muri Mariko aratubwira ngo mubarambikeho ibiganza. abo musengera mubarambikeho ibiganza mwizeye muzakora ibirenze ibyo nakoze. ibitangaza simbihakana yego bibaho ariko ibyinshi ni ibipiratano. ibiri mu nsengero ibyo ni ibipiratano. aya madini arimo akavuyo kenshi anateye iseseme. ariko hari aho tubona urukundo. abenshi bari muri komedi. hari aho tubona urukundo tukabura ahandi tukarubura. abenshi urwo rukundo uzabanza unamenye intego z'urwo rukundo. nshuti yanjye hari abantu benshi bafite urukundo rw'Imana n'abantu bafite urukundo rw'ibiryo. urwinshi rugaragara rero ni urw'ibiryo. abafite urukundo rwa nyarwo ntabwo babigaragaza bari mu ibanga ntabwo bazi nta nubwo bari mu bantu ubona
ubwije ukuri ni bake cyane. Intambara z'abavugabutumwa dupfa aka kanya ni intambara z'inda n'amafaranga. Twiteje isi, leta isigaye dukemurira amakimbirane, kandi twebwe twagombye kuyifasha umurimo. Bakatuzanira ibisambanyi n'ibisinzi byananiranye tukabibwiriza ubutumwa. Abayobora mu nzego no mu nsengero bamwe hasigaye barabaye abanyabyaha kurusha akabombo, kurusha abategeka b'isi. Rero urwo rukundo rwinshi uri kumbwira abenshi bari mu kazi, ariko simakanye ko rutariho, ahubwo ngero uri mu ibanga. Ibyo mubona mwebwe rega si by'Imana ibona. Ibyo mubona si by'Imana ibona. Ni bakeya cyane muzabona bakundana, ahubwo igitangaza niba n'ababikoramo ako kazi ntibabigaragaza. Naho se abantu bangana bakabigaragaza kandi bavuga ko barwanira Imana ishyaka, bakavuga ko banahamagawe n'Imana. Wigeze ubona Satani arwanya umukozi we? Turi kuganira ariko mujye. Wigeze ubona se Imana yirwanya? Wigeze ubona umukozi w'Imana arwanya undi? Impamvu biba niye ansubiza tuganire. Nta rukundo nyine rukiri. Impamvu biba nuko batahamagawe kimwe. Impandaro ni imihamagaro. Urwandiko rw'Abaroma 8:14 abo yamenye kera yarabatoranije. Abaroma 14, Abaroma 8:14 abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Nsubiza none tuganire. Abayoborwa n'umubiri n'abana bande? Bibiliya iravuga ngo ukora icyaha ntazi Imana n'uwa Satani. Urwandiko rwa mbere rwa Petero 2 haravuga ngo nyamara umurongo wa 5, nyamara dufite ijambo ryahanuwe rigenda rushaho gukomera, muzamugize neza nimurigezere. Ijambo ry'Imana abantu twanze ko rituyobora, twabaye injiri zatsiratije. Njiye bugufi ngawambaza mubyeyi. None ubu umukristo aribaza ati Mama Sharene na Claude bazagera igihe bakizwe bihane bakundane bavugane neza. Ntago bishobora gukunda kereka nibakizwa. Buri wese akarambika akadenesi hasi. Ariko muri bari harimo umupagani hakabamo n'ukijijwe rwimbi. Harimo abapagani muhariye. Nago wabimenya nge nanjye ntabwo rero kuko bose batavuga rumwe ubwo nta bapagani. Oya, harimo ukijijwe hakabamo n'udakijijwe, niyo mpamvu batongana. Kuko bose ari aba Satani bahuza. Niyo mpamvu bakimbirana. Impamvu ubona bimeze kuriye, impamvu ubona dushwana tuba ngaha ku YouTube, harimo abakozi b'Imana harimo n'aba Satani. Buriya bose bakorera Imana bahuza. Ni ukuri rwose. Yego Satani yabatera, ariko se Satani utera abantu intambara zabo zimaze imyaka myinshi. Imyaka myinshi. Buriya arimo bikorera ku giti cyabo. Tujya tubona uretse gato. Ndaje nukuri. Umuntu yikorera ku giti cyiwe ntiwamubuza kuvuga ari buze gukura umugati. Umuntu ukorera Imana ntiwamubuza gucyaha ari Imana imutungira. Ukorera Satani nawe arakubwira ati ariko waruzi ko nyamemba nawe arahemba. Buriya Satani agira ibihembo bye ahemba abantu be kandi arabapangira nkuko Uwiteka apangira abakozi b'Imana umushahara akaba buri kwezi cyangwa ngo nyuma y'ukwezi cyangwa akabahemba. Niko na Satani arabapangira kiri, abapangira breakfast y'amagambo bagomba kuvuga, akabaha dina, akabaha n'iki ivunguro rya nimugoroba bagita ngo iki. Hari breakfast akaba na dina akaba na lunch. Irya zazita ni lunch rero. Arabapangira n'abakozi b'Imana arabapangira. Ntabwo bashobora guhuza rero. Harimo umukozi w'Imana akabamo n'uwa Satani, umwe muri bo. N'abandi bose uzabona memu nanjye ndikuyemo. Nubona turi gucyaha umuntu akagutuka muri komende, uri kuvuga Yesu, uri kuvuga ukuri, uri kuvuga ijambo ry'Imana, cyumubwira ati ntago nduwacu kabisa. Kuko ikiranga bene gihugu ndereta ngubwira kandi ikiranga bene gihugu ntago ari uko umuntu avuga icyarameya cyangwa ikigiriki. Ntago ikiranga bene gihugu ari uko umuntu avuga igiheburayo. Tuvuge ngazi Bibiliya cyane ngo biri isezerano rya kera ngo ryanditswe mu giheburayo, ngisezerano rishya ryandikwa mu kigiriki, ngo biri ifite ibitabo 66, ngisezerano ngo bira ntagatifu kagiye 72. Ntago ari cyo kigaragaza cyo umuntu
umuntu ari umuntu w'Imana. Ikimenyetso kigaragaza cy'uko ufite urukundo, cy'uko ukijijwe, Bibiliya avuga ngo ni uko usura bene so, ni ugukundana, ingeso nziza ukazongeraho kumenya ukabyongeraho kwirinda ukabyongeraho gukunda bene so. Ibyo bintu byose ntabyo dukora, turarwana, turasebanya, turagambana. Rero muri twese buriya harimo abakozi b'Imana, hakabamo n'abasatani. Niyo mpamvu tutazahuza rero. Ariko uziduhuje umuriro wakaka cya mu Rwanda turimo nta musambanyi wabaho. Uyu mwuka w'abatinganyi utumaze, ukaba ugiye gutumarira abana b'abakobwa, aba basaza basigaye barabaye ibikuzi by'amenyo, bisigaye bisambana n'abana byibyariye, ntabo twabona. Ariko se tugomba kwiyemeza, kandi uzarebe ngo usobanurire abatubuza, uzarebe ukuntu bahuza. Urugero kuri bariya ngaho uvuga mushuti wanjye none abimbabaje ko tubona Noheli azindutse ategure Franka akavuga ati Gerard ni umutinganyi. Ejo tugahita tubona agiye mu kiganiro kwivuguruza. Yego, bo baba biyunze, se ubwo ngubwo harimo uwa Satani naho n'uw'Imana. Yego, harimo umukozi w'Imana, harimo n'uwa Satani. Kimwe ko bashobora no kwiyunga atari Imana ibikoze, hari umutegura, ari impamvu z'akazi. Noneze ngusomera ijambo ry'Imana. Kandi gusomera utaza kumbwira ngo nibyo nakuye hano mu marangamutima yanjye. Soma Matayo ibice 7. Ngo bihane, bagihana ze bigakunda, n'ejo bazongera. N'ejo bazongera bakimbira. Umwe muri bazongera avuga ati yariwe Matayo nawe. Matayo ibice 7 umurongo wa 13. Ariko nuragwere ku 18 haragira ati era ku 17 niho heza. Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, nuko igiti cyose cyiza cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Yego, igiti cyiza ntikibasha kwera imbuto mbi, ntabwo bikunda, kandi n'igiti kibi ntikibasha kwera imbuto nziza. Ntabwo byakunda Mugisha, singusome. Igiti cyose kitera imbuto nziza kiracibwa, Yego, kikajugunywa mu muriro. Yego, nuko muzabamenyera ku mbuto zabo. Iki kintu mbaza nsomera noneho ukomeza, ntabwo uragira aho nshaka cyane, aho biryoshye habihuhura. Umuntu wese ambwira ati mwami mwami, umuntu wese umbwira uti mwami mwami, uzinjira mu bwami, ntabwo ari uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, gukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Hari ikindi reka ngoye n'ahandi kugira ngo wuzure umwuka wera neza, utaza kuvuga ati Adriyana aba yadutuburiye bigenda. Ntane nubwo Bibiliya bivuga bigenda ari guteka imitwe. Nsomera Matayo 25:4. Somera mu butumwa bwiza, ariko nushaka guca usome 10:23 already. Matayo 23 here ku murongo wa 15. Murongo wa 15. Haranditse ngo mwebwe banditse n'abafarisayo, yego, uzabona ishyano kuko mu minini umubu muzererezwa mu nyanja no mu misozi no guhindura umuntu umwe ngo yemere idini yanyu. Ako kantu urakumvise, muzererezwa mu nyanja no mu misozi no guhindura umuntu umwe ngo yemere, kugira ngo umuntu akizwe, abo umwadeperi ku idini, undi abo umuzayoni ku idini. Oya mumbabare kumentioninga amazina yanyu. Umwe asengere muri terapiye tempo, umwe asengere muri yego muri Tekino Church Celebration tempo, undi asengere muri mikorofone tempo, undi asengere muri receiver tempo, umwe gusa. Undi asengere muri Lenzi 50 tempo, kugira ngo yitirirwe uwo muri kamera tempo. Somaga ariko yahindutse, ariko yakoretse yavuze ngaje kwa Yesu, mutuma abaruta inkubwe ebyiri, abarusha ubugome, kubera ko wigije intore guhamiriza bugagika kurusha. Niyo mpamvu twabaye abanyedini, tugira ubugome kurenza uko twari tumeze tugikizwa. mwabarandasi mwahumye, yego,
muzabona ishyano Yego. mwebwe abavuga muti yego urahiye urusengero ntacyo bitwaye mfasha Urahiye uretse ariko gatoya ati ni umutinganyi Gerard ni umutinganyi mu kandi ganya ati Imana imbabare narabeshya ati ndi profete noneho mu video cyanditswe kera reka ngusomerere ijambo ry'abanyantege nkeya uranyumva neza nsomera ijambo ry'abanyantege nkeya biyorohereze mu byaha mudashaka kumva ubutumwa bwiza nsomera ayayayayaya yobu yewe we yobu ibice 9 nzomera ijambo ry'abanyantege nkeya ry'abantu bakuyemo imiyaga nakubwiye ko utagomba kuvuga ibyaha byabo ko byabyibushye wahageze yo mama ibice 9 nsomera ibice 9 nushaka gusoma umurongo wa 5 yobu se ndamufitera igitabo cya yobu uragifite kirimo isezerano rya kera ntabwo ari rishyashya ntabwo ari isezerano rishya yobu kangahe yobu ibice 9 umurongo wa 5 nushaka gusoma uhere ku murongo wa 4 haranditse hati igira umutima w'ubwenge kandi intwari y'inyamaboko nde wayinangiriye umutima akagubwa neza yimura imisozi itabimenye yego ikayubikana uburakari bwayo itigisa isi ikayikura ahayo yego n'inkingi zayo zikanyeganyega naho nishakiraga arakubwira ati Imana yimura imisozi ati nanjye Imana izankura ku cyavu ati kandi uretse kuva muri Yobu ati kandi ati ntuncire urubanza ati Imana niyitabara noneho nsomera ibice 14 umurongo wa 7 naho 14 umurongo wa 7 ahoze ni mirongo igibafasha erega hariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka kandi kikajya kigira amashami y'ibintu urakoze y'ibitontome nushaka kurekeraho mubaze gato Gereveriya wigeze ubona ishibuka ngo hari ibiti ngo bitajya bishibuka none se pinusi irashibuka sipureyo irashibuka ntabwo buriya byongera kuzimera Gereveriya na pinusi uzanyereka aho yashibutse ikongera igakura uretse inturusu nzi iryo jambo rero tega amatwi ni ijambo rifasha abantu kujya mu kuzimu bararicuritse naho ngaho itagusomera arakubwira ati nawe ntabwo uri umukiranutsi rero impamvu y'ibyo byose mwana wa mama ni impamvu y'akazi aba bantu bose bafite akazi kandi aba bantu bose bafite uwabahamagaye ibyo ari byo byose impamvu zituzana ahangaha ziratandukanye niyo mpamvu uzabona rero bamwe badahuza abandi bagahora mu matiku buzi twese twarahamagawe n'Imana yewe kandi ikigusetsa abenshi tuba ku rurimi ntabwo tujya dusenga nta nubwo twihana reka nanjye negwikuramo umutaza kuvuga ati kuri kuvuga abandi wowe ururimi rwawe ruri kuvuga iki wowe ko ruri gushyushya inkuru ntabwo nibagije ijambo rivuga ngo uruvuga uvuga mwene so nabi Zaburi ya 50:16 mbaze impamvu Gitwaza na Minyoni Minyoni ntiyazengeye kwa Gitwaza sibyo yego weze ko badatongana maze ngira ngo nawe yasengeye nawe wa Gitwaza simbizi imbere yuko ashinga Foursquare simbizi ariko hafi aho ariko se wa mupasitori yitwa Charles ukunda kuririmba ufite itorero ngo witwa ngo iki ukunda kujye True Salvation is yego kadashwana n'amasengo kandi ari abavandimwe ngo ntibashwana barashwana ahubwo nuko bitajya hanze mubwire impamvu kuki se bitajya hanze bazi ubwenge ibyaye bifurirwa mu gikari ntabwo ibyaye bijya kuri YouTube ibiki ibyaye bifurirwa mu gikari ntabwo bijya kuri YouTube ibibazo byabo babijyana mu gikari ntabwo babizana naho barabigira nabo Satani nawe agerayo ariko twebwe twataye ikuzo
ugira ngo bose ntibakimbirana nabo umuriro uraka ariko bo bakagira n'akantu kitwa urukundo rwa rundi rworosa ibintu byose wacu ndetse n'uwanjye ubundi bagashyigikirana ariko twebwe ntabwo bikunda. none ko tujya tubona wenda hari wari uri kwigisha ejo aravuga ati banyimye agatuti ariko agatuti ubusiga ushyira no mu modoka ukigisha cyangwa ukajya nahe ushaka kuvuga ko ushobora kwigishiriza no kuri YouTube. nizo ngorane ko Imana yaduhaye ahantu ho kuvugira ibyayo tukaba dusigaye twarahagize segasha twarahagize ikibuga kirimo umucanga kandi ari ahantu heza Imana iduhaye kugira ngo dukubire abanyabyaha. ubundi hano twe tugombye kuhakubira abanyabyaha baroje bose wizeye Imana ubundi tukababwira bakihana n'abandi bameze kabo abana imitima yabaye amabuye abakomerekejwe n'abapasitoro. hari umuntu wambwiye ati ariko rero uriya mugabo yarakomeretse kandi koko yarakomeretse. iyo urebye hari imvugo umuntu avuga ukumva ni ibikomere bigenda gusa, hari inyigisho umuntu abwiriza ukumva ni ibikomere gusa bigenda gusa. iyo tubwiriza abantu tukababwira ko Imana ari inyembabazi tuba tubwiriza ibikomere gusa, irica kandi igakiza niko Hana yayivuze. igitabo cya mbere cya Samweli ibice 2 irakenesha igakenura ibyo ugomba kubimenya, ikura ku cyavu igashyira hejuru igomba kubimenya. ugomba kumenya ko ari Imana itanga amahoro kandi ikanayimana niyo yabishatse. ugomba kumenya ko ari Imana yimana amazi ukamenya ko inayatanga. ugomba kumenya ko yayatanga kubika isi yanashaka ikayimana. iyo ni Imana n'imbaraga zayo. ariko iyo twigishije urumva noneho tukabwiriza ibikomere tukageraga abantu bari mu mwuka. noneho urumva uwo muntu mugade ubusa ngewe ugira ngo nanjye ntabwo bajya bapfa kuntumira. barambwiye ati ibintu byawe uvuga birakakaye. hari n'ukubwira ati intama zacu ziracyari ntoya tutazihahamura. atubwira abantu iby'ururutse imitima ukagira ngo iyo mitima niyo wayihanitse. uranyumva neza? tumubwira abantu iby'urutse imitima ukagira ngo iyi mitima niyo yahanitse. ndabizi neza ko izigigirira abashumba bajya bazikurikira. erega barabizi ko ibi tubabwira ari ukuri ariko ntibabivuga. ubundi bagomba kuzajya bantumira nkabibavugira. umva nyine umushumba agomba kubwiriza amagambo yoroshye ahumuriza abantu nibyo koko. ariko ngende umwigisha ndi umuvugabutumwa ngomba kubabwira bariya abanyabyaha bose bayobora nkababwira ngo muri kwibeshya ijuru nimwihane. umushumba nawe akavuga ati Imana irabakunda nimwihane akabihanishiriza mu rukundo. ariko ntabwo bikunda. ubwo se twabibwirizaho icyacumi kikaboneka n'amaturo. kandi disi urebe ukuntu abantu bataye umurongo. iyo umuntu afashijwe ntiyakorera Imana neza. hari uwambwiye ati wowe urabwiriza ariko nta modoka uzabona, nta na moto uzabona, nta n'ikibanza uzabona, uzaguma gutyo muri ubwo ngurwo. ati kubera ko ibintu uvuga ntabwo byatuma abantu bagwitura. ati ntawe uzi kuhanura ntawe uzi kubwiriza. yewe ndabaga ntimuzabimenye Imana izabimenya ko ari data wa twese. yarabizi yamamagaye ibizi n'umamagaro yangezemo irawuzi. yewe hari n'abavuga ariko umuntu abwiriza amagambo ameze gutyo ati wari umusambanyi. ntabwo nari umusambanyi, umugore wanjye ni madamu nzi wenyine. uzavuga ko ari uwundi navaje azaza avuga ati dore azaza bitangaza. ambwire naho byabereye aduhe n'amajwi y'ibanga azabikore. aduhe n'amajwi y'ibanga dore ko dufite abantu kubera ko bajya banyuramo bakambwira nk'amagambo ngo mwiriza ngarakakaye ngo urumva ngo ubwiriza ibintu bikomeye ngo wagira ngo wari umusinzi. nta nzoga nanyweye nta nubwo nigeze nsambana. ni umuhamagara Imana yamamagaye irambwira ngo mbwiriza abantu kuri batazibeshya iby'ubugingo kandi bari kuvomera mu rutete. nabyo byenda narababaye ariko ntabwo nababaye cyane. ntabwo mbwiriza urwango, mbwiriza abantu ko bakundana kubera ko nigeze mba amahando batagira urukundo nkababwira ngo mukundane kandi rero bakagize urukundo. ngaho mbaza baramubwiye ati wowe nta gatuti nzaguha. nyine we baramubwiye ko nta gatuti bazamuha. ariko reka wenda icyo cy'abantu benshi barakizi n'abakirisitu barabizi ko hari abantu bataza kubwiriza iwabo kubw'impamvu zitandukanye. kugira ngo wemere ko ibi bintu bibamo akazi ubu umupasitori wese agira abantu be. tujye tubyemera mujye munabyemera. umuvugabutumwa wese agira abantu be kandi bose uretse ubaza akantu gatangaje nimba ijuru tuzajyamo harya igenda ryariye Gasogi cyabaho. ijoro rya Gasogi n'irya Kamonyi nimba ariho tuzajyana abantu ntabwo mbizi. ariko nimba ari ijoro rya Yesu ntabwo mbizi. tugibitse
none abantu ibyo bintu izagana none se mugitekereza nimba ngewe umuntu atantumira cyangwa ngo umutumire kubera iki ngo amagambo ngo mbwiriza ngarakakaye ariko ubundi mbabaze gato iyi bibiliya ninjye wayanditse ndashaka mbabaze iri sezerano rya kera ishya ribanguze njye waje gukuraho amategeko yose asorera muri Yesu yego ntabwo ava ngo naje kuyakomeza naje kuyasohoza ninjye waryanditse irivuga se muhindurire abantu kuba bigishwa banjye ninjye waryanditse iryavuze se ngo bikora usohoze gukiranuka kose ninjye waryanditse iryavuze se mw'abana b'inshiramwe ninde waburiye ngo muhungu umujinya wenda gutera ninjye waryanditse muri Matayo ibice 3 none ninjye wanditse Matayo 5 hahirwa imitima iboneye hahirwa abakene mu mitima yabo hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka ninjye wabyanditse ninjye wanditse Roma mu bice byawo 8 ava mu bice 12 ku rwacu ruhande tubane n'abantu bose amahoro ninjye wanditse zo rwandiko rw'abikora ibice 3 havango nimwe rwandiko abantu banditse bareba bagasoma ninjye wanditse zo rwandiko rwa mbere rw'Abagalatiya ibice 5 ibice 6 bivuga ngo ntago muzi ko havango ntimuyobe Imana nire kurizwa izuru ubibira mu mwuka azasarura mu mwuka ubibira mu mubiri asarure kubora ninjye wabyanditse ninjye wanditse itangiriro nkandika kuva ariko ntabwo bikunda nyine murandakarira abandi mugende mugire za mukuje zanyu ariko tu je m'enfous none ko mavuze ibyo bizobanura ntacyo bimbwiye ko nizi YouTube zanyu se hari abantu mudatumiraho kandi bafite ubuhamya cyangwa se n'ubutumwa bwiza ko hari abo mukoresha nimusohora ibiganiro verisiyo kuri icyo kintu kiretse nzakigarukaho nugura umunyamakuru y'iyo ntacyo nsobeje rega nifata ahangaha ariko icyo nshaka gusobanurira hari ijambo rivuga ngo banshakisha iminwa imitima yabo ikamba kure riba muri Yesaya kubera icyo gisimbutse none se ubwo ibintu byose nabivugira rimwe na Yesu nakajya tubwirira ibintu byose cyane oya nta kibazo iyi munsi yo nyitahana ariko ntabwo ifite amabiri kubera none nzabivuga rero icyo mbivugiye nimureke dukorere Imana bayimbira banga ikibi giye kutunesha tunesheje ikibi yego nimba gitwaza atatungana na Serenge akamuha agatuta akavuga ati Serenge yajyaga Imana imutumye uranyumva neza wa mupasitoro wa undi nkunda cyane yitwa nde urya nkunda cyane w'umudamu yitwa nde yitwa nde uyigisha he yitwa nde hari umupasitoro twigeze yitwa nde disi we umudamu w'umumama Julienne se oya hapana nago mwanga nawe nago mwanga nawe arigisha ariko zimvuze hari umupasitoro w'umudamu usengera ujye ukunda muri Fosque bakunda gutumira hayi wenda mwe bagiye mugisha we kandi twigeze tunamugira kuri hahandi twajyaga dukora inyigisho zacu ndamwibagiwe Mana nyibutsa yitwa nde disi we yitwa nde mama yitwa nde nimba yitwa se ku musaruzi ntariho ubwo nimba naga ariho yitwa nde kanze mukwereke icyambere nagigibeshya icya kabiri igira imbabazi Imana icya gatatu ijambo yivugiye ubwayo irikurikirana imyaka ibihumbi uri Imana yo kwizerwa uri uzahoraho uri Imana yo kwizera ari umupasitoro umwe yitwa Mudaheranwa aramwumvise niwe ndi kuvuga nkavuga n'undi witwa yo namwibotse yitwa nde uyu mugisha uyu yewe muhanuzi ngwino mbariza Imana ifaranga yego sha ngwino usengera umwana wanje ntago bimeze neza ifaranga abasatuzi umwuka w'abasatuzi tumaze habana avuga butumwa twaza kuza tukavuga ngo mbere yo guhaguruka yego mubanze mushaka imodoka yitwa nde reka mugwendere kumuzi uyu nguyu yitwa nde mbari Madarina mana udutabarire mana bazatubwire umwuka kama kubwira umugisha ukaza wumva umutima ugiye nko yitwa nde kandi ubwo bugingo ibintu nka biriya biryoheza abantu barabireba
akunda umwuka w'abasatuzi. Ararive. tuzashyiraho ifoto ye bazatubwira ntabwo reka mwijakire. aho yaba muzi bazatubwira Yitwa- tuzashyiraho ifoto ye. yaba bamuzu y'Imana tuvuga ko ashaka Ego. kubera ko ahari turashimira itorero abo turashimira Ego. mwarakoze cyane kudutekereza bishop na madamu ndetse n'abashumba n'abandi mufatikanyije n'iby'agaciro Ako nabone bajya ako. nabo cibyakozwe n'intumwe ibice bibiri Nze nzubize inyuma gato. ni umwigisha wa mbere byoshoboka ko umuntu wa mbere Ariko uzashyiraho ifoto ye mugani. yego nzashyiraho ifoto ye baza Ariko ibyo nshaka kukubwira kuko badasebanya se. Suko badasebanya baba mu isi nabo. Ahubwo ibyaye bivurirwa mu gikari. Twebwe Yewe, rutubizana nshaka ko tuzategura icyo kiganiro cy'abantu mutumira abantu kuri YouTube mwaprodinga ibiganiro byabo cyangwa se mugahitamo bo mutumira kandi mubizi ko abo bantu bafite ijambo. tuzakivuga ariko impamvu nini ni impamvu eshatu. Impamvu ya mbere hari igihe badutumira ntituvuge ibyo bashaka, ikaba impamvu yo kuba tutashyiraho ibiganiro byabo ngo bakireho ubutumwa bwacu. Icya kabiri, hari abantu batumira bakabaha amafaranga twebwe ntituyabahe. Icya gatatu, ntabwo bashyira Adriyani uvuga ibi bintu bimeze bityo, bimeze nk'umubirizi bisharira, sibyo ntuza ari gutwika, ntuza nyine ngo inkuru za Bowazi twaba twazisize wowe tugashyira Adriye. Ubu twasiga inkuru za Pastor Claude na Mama Sharirere tukabona ko bavuga neza na Ezekiel na Karosi na Justin, abo bantu tukabareka we ngo muratumira Adriyani, ngo mutumire Zigira Inshuti, ngo mutumire ndamwibagiye uriya mu mama, ntacyo mufite mubwira abanyarwanda, ngo mutumire mudahemuka inde yitwa wa musaza yitwa Revera wa wundi Sostene. oya ntago ari Sostene ye nawe wese wo mwamutumira ni bakeya se rukiza mwadumira ntuza se wa wundi ariko ko mwibagiwe se uriya nimba mudahemuka yitwa nde Revera nde hakukunda no kumwumva nawe sinzi impamvu yitwa nde wa murevera ariko ndabibagiwe kanwarira aho ngaho nibajyaniraho ntabwo byakunda, mugomba kuzana inkuru zitwika ko y'imihanda ikibuga mukagicurika. Reka dushimire abantu bose bakoze subscribe, by'umwihariko abantu bakurikirana ibiganiro byacu. Narababwiye ngo kugira tubone ko mukurikira nuko muba mwaduhaye comment, turazishimira nyinshi, turazibona haba imbi haba inziza zose ziremewe. Dusuje Roje Uwizeye Imana n'abantu bose bandika abamuvuguruza babona ko wenda bashimire na Adrien kubw'ubutumwa bwiza, dushimire n'Imana iba yamuhaye amagambo atubwira. Nawe weditinga ibi biganiro byose, nanjye ubaza weditinga, kandi dushimire na MJ Production ibageza amashusho neza nk'abavuga butumwa. Nawe uri umuvuga butumwa ubu ngubu. Umunsi umwe tuzagwana ikiganiro wicaye ndemewe tuzagikorana ndi hano inyuma wicaye hano no kugira ngo tutazahurira batazahura hati bakakubwira bicaraho inyuma tutazambirandura. Okay, sawa. Imana ibahe umugisha. Ndagushimiye. Nanjye ndabashimiye. Reka dusenge. Urakoze Yesu kwa ubanje natwe. Igira umuntu wese wumvise iki kiganiro kandi uzura umwuka wera, ubwiza bw'Imana ubane natwe. Amen. 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 Umutima wanjye uragukeneye mwami.